neza bagomba kubitondera. None se inkuru nkiriya ntutekereze ko ishobora kuzana amakimbirane? Uvuze Adela n'umuntu ufite izina rikomeye muri community y'abanyamurenge, Chizi nawe n'umuntu ufite izina ryiza muri community y'abanyamurenge, yagize uruhare rukomeye cyane mu buryo bwo gukangurira abantu kugira ngo babashe kuba bakwirwanaho, haba BMC. Wowe icyo washima Imana nuko yakebuwe kandi akamenya situation, akamenya uko ibintu bimeze nuko byagenze, yarabeshwe. Hanyuma rero gukomeza uriya murongo nibyo byari bibi, ariko uriya murongo. None se wewe waba ushinzwe iki muri M23? Projet yewe nshinzwe gukurikirana projet za masumbuko umwanzi w'ubwoko bw'abanyamurenge. Nico ushinzwe muri M23? Oya, ntago ari cyo nshinzwe gutangaza inkuru zarizo zose zigamije kuzana amacakubiri. None se ko n'iyi nkuru haba mu Rwanda, haba muri Kongo, haba muri Afurika, haba mu Burundi, ikibazo cy'amacakubiri yewe nicyo ntindaho cyane kuko cyangizeho ingaruka. None se ko iyi nkuru nayo hari abantu benshi bari kugushinja ko wazanye umwuka mubi mu bwoko, ibyo urabivugaho iki? Nta mwuka mubi naza, abavuga ko nazanye umwuka mubi ni babandi badashaka ko ibibazo bikemuka. Oya, impamvu babivuga nuko ntabwo byari bikwiriye kugira ngo uyu munsi wa none. Nta kintu kidakwiriye, ibintu bigomba kujya hanze abantu bakabimenya. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge. Turizera ko mumeze neza n'abatameze neza, nabo turasabira kuza kumera neza. Kuri microphone ni Andrew The Voice of Mulenge, cyangwa se ijwi ry'Umurenge, ikinyamakuru giharanira ubumwe n'ubwiyunge, impirimbanyi z'amahoro. Uyu munsi wa none tukaba tugiye kugaruka ku nkuru yatangajwe na Bwana Magashi, inkuru irimo iratrendinga ku mbuga nkoranyambaga, haba YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Inkuru yagarutse avuga ko bamwe mu bayobozi ba Mahoro Peace Association baba bari gukorana n'umwanzi ndetse na bamwe mu barwanashaka ba Twirwaneho, nkuko yabitangaje mu kinyamakuru ciwe. Rero iyi ni inkuru abantu benshi barimo kwibazaho ibibazo byinshi, kuba yatangajwe n'umwe mu banyamakuru mu gihe M23 cyangwa se Twirwaneho batarabitangaza kandi bafite abashinzwe itangazamakuru. Benshi barimo kubyibazaho ko byaba bifite ishingiro, ndetse natwe akaba ariyo mpamvu yaduteye kuba twakora iki kiganiro kugira ngo dukure benshi mu rujijo, turebe ko hari ibyo twabasha kuba twavugana n'uyu munyamakuru. Rero ku murongo wacu wa telefone, reka turebe ko Bwana Magashi dushobora kuba twamuronka ku murongo wacu wa telefone kugira ngo turebe ko hari ibyo twamwibariza ku bijyanye n'iyi nkuru yatangaje. Muraho neza Bwana Magashi? Namahoro. Uravugana na Voice of Mulenge. Ni ikinyamakuru giharanira ubumwe n'ubwiyunge mu banyamurenge. Yes, ndetse na uretse muri Glarak abantu bavuga ururimi duhuje ururimi, haba abarundi haba abanyarwanda. Nagira ngo nkubaze ibibazo nka bike. Hari ikiganiro cyawe nabonye wakoze, nifuza byenda kuba nagira ibibazo nakubaza niba ufite umwanya. Ubundi mu nzira ndatwaye. Yego. Bagira vuba nko bimeze. Okay. None se Bwana Magashi, icyo nashakaga kubaza, aya makuru se kuyatangaza mu gihe M23 ndetse na Twirwaneho batarabitangaza kandi bafite abavugizi babo, abantu bashobora kwibaza ngo ese waba wabikuye he cyangwa se waba wabitewe n'iki? Hari ibintu bijya muri ibyo by'ubuvugizi, hari n'ibyo abanyamakuru dukora. Okay. None se M23 nta bavugizi ifite ku buryo ubasha kumenya amakuru mbere yabo? Kumenya amakuru mbere yabo bo bashobora kubimenya gutyo bakabikora nyine mu cyama cyabo. Ariko nanjye amakuru nayamenya, ntago bibujijwe kuyatangaza. None se Bwana Magashi, amakuru se watangaje uyafitiye ibimenyetso? Adela n'umuntu ufite izina ryiza muri community y'abanyamurenge, kujya kuvuga ko
nawe ari gukorana n'abo twavuga ngo abo wita abanzi b'abanyamurenge. Ntekereza ko abantu bashobora kwibaza ngo ese iyi nkuru waba uyifitiye gihamya, abantu bishobora kuba byazanye confusion cyane. Iyo nkuru na uko nabivuze n'ikiganiro cya kabiri nagikoze, navuze yuko yari atarinjiramo ahubwo yashutswe n'abakorera amasunzu, agendera mu murongo wabo gusa wavuga ngo atabizi. Ntabwo byumvikana, yashutswe yari atarinjiramo, afite kwinjiramo, noneho bifatwa ko mwamutesheje cyane rwose. None se wewe gutangaza iriya nkuru Bwana Magasha, intego ni iyihe? Ni uburyo wayitangaje se ari kugira ngo uburyo bwo gushyira hanze abagenda basitira muri twirwaneho nawe nagira ngo bashyire hanze bamenyekane, bamenye uburyo babajera. Ntabwo naregaga, ntabwo nagira ngo gusa mbabwire ko bihiriwe n'abantu batari beza bagomba kubitondera. None se inkuru nk'iriya ntutekereze ko ishobora kuzana amakimbirane? Uvuze Adela ni umuntu ufite izina rikomeye muri community y'abanyamurenge, Chizi nawe ni umuntu ufite izina ryiza muri community y'abanyamurenge, yagize uruhare rukomeye cyane mu buryo bwo gukangurira abantu kugira ngo babashe kuba bakwirwanaho, haba BMC. Wowe icyo washima Imana ni uko yakebuwe kandi akamenya situation, akamenya uko ibintu bimeze n'uko byagenze, yarabeshwe. Hanyuma rero gukomeza uriya murongo nibyo byari bibi, ariko uriya murongo ntabwo yigeze awukomeza, nawe ntabwo yari azi ibyo ari byo. Aho abiboneye rero yatandukanye nabyo, yitandukanya nabyo. Yego. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo byateza umwuka mubi ngo cyangwa ni umuntu ufite izina rikomeye, ibyo ngibyo jewe ntabwo bindeba, sibyo? Ariko nk'umuntu uvuganira ubwoko, izina ryose waba ufite birimo gutandukanya abantu, iryo ntabwo riba ikiri izina. Ariko nk'umuntu uvuganira ubwoko, aha abantu bakwibaza ngo ese impamvu yaba nyamukuru yaba yaguteye kuba wafata amakuru ari sensitive nka kuri ukayashira hanze kuri social media, ndetse abantu bakiri mu bibazo, ubwo abantu bari gupfa kuri isaha, abantu barimo bararwana, ibise koko byari ngombwa ko bijyanwa kuri social media? Nk'umuntu wari ufite ishaka ntabwo wari kubikorera? Ukabona ntabwo byumvikana ibi bintu mbere yuko bivuga, hari aho nagomba kubiripotinga, narabiripotinze, ariko mbona birakomeje, mbona nta kintu babikozeho. Rero kugira ngo aba bantu badakomeza kugwa mu ruzi barwita ikiziba, yewe nk'umuntu ukoresha social media nagomba kubitira kuri social media, kugira ngo abantu bamenye abantu bagendana nabo, bamenye abo birinda, bamenye abo bagiye basesera boherejwe n'amasunzu babawungire kure. None se igihamya cy'uko baba bakorana n'amasunzu ushobora kuba wakura abantu mu rujijo? Hari abantu bari gutekereza ko byaba byenda ari uburyo bwo kugira ngo muzane amacakubiri hagati y'amoko yombi. Ntabwo naje kugira ngo nzane amacakubiri hagati y'amoko yombi, ahubwo naje kugira ngo nce amacakubiri arimo ashaka kuvuka hagati y'amoko yombi, cyangwa hagati y'ibyama bibiri biri mu kazi kamwe, biri muri gahunda imwe, biri mu byo biyemeje. Nagira ngo ariya matiku avemo, abantu babi bamenyekane, bajye ku karubanda bahanwe, cyangwa se banamenyekane basi hatagira abandi baza kujya mu mujyo wabo wo kugira ngo bavangire abari mu bibazo by'icyama, batabavangira. Niyo mpamvu nakoze iyo nkuru. None se hari ijambo numvishe wavuzemo Nyamujarete, nigeze kubona mukorana ikiganiro ubaza ngo ese Nyamujarete ari he ko atagituka Masunzu? Ariko se nk'umunyamakuru nawe ukangurira abantu kuba batukana, cyangwa se ni ijambo wakoresheje ritari? Ni ijambo nakoresheje no kudatuka umuntu, ariko ukerekana imigambi ye. Ntago akivuga imigambi y'Amasunzu, ntagira gute, ahubwo usanga bari aho ngaho gusa barimo bikoma ngo abanoro, ngo abanoro. Ibyo ngibyo nibyo ntashaka kumva jewe. Abanoro nzi akazi kabo, nabariya baside ibyo bakora, ibyo barimo ndabizi. Ntabwo rero nyene umuntu bavangira ngo abanoro, ngo batwimya akazi, ngo abanoro, ngo badufata nabi, ngo iki. Ibyo nibyo ntashaka.
ariko se ibyo wavuze hari ijambo nabyo byo waravuze by'akazi ngo abanyamurenge ngo bari kuza ngo baje ngo bashaka utuzi ngo bafashe hehe. ese umuntu yakwibaza ngo ese umuntu ufite agaciro muri M23 ni umuntu watangizanyije nawe cyangwa se yaba ari uwaraye yigezemo uwo munsi abarwa kimwe n'umurwanashaka wayitangizanyije? ibyo ngibyo byo kuvuga ngo warwanye ni bwa burakari bw'aba ngaba baza bagenda basesera ariko batumwe n'amasunzu. Ntabwo navugaga aho kuvuga ngo by'akazi ibyo ngibyo ngiye ntabwo bindeba. abo bahaye akazi nabo bataka ibyo ngibyo ntabwo ari byo ndimo. Ahubwo abo ngabo bazana amagambo y'uko bimwe akazi, abo nibo ngomba guhangana nabo. Ariko nanone uvuze ngo ni uburakari urimo ukora inkuru, aha bishobora guhita n'irya jambo twarimo tuvuga ngo bishobora kuzana amakimbirane hagati y'abanyamurenge ndetse n'abanyamasisi, kubera ko umunyamakuru intego ye ngira ngo wakagombye kureba inkuru ugiye gukora ko ishobora kuba igiye gusenya cyangwa se igiye kubaka. Ntekereza ko rero nayikoze nk'inkuru igomba kubaka, ntabwo nayikoze nk'inkuru igomba gusenya. Ariko hari amagambo wayikoresha akakaye, harimo ati abanyamurenge baje gushaka utuzi nta hantu bafashe. Aho umuntu yakwibaza ngo ese umurwanashaka ni umuntu umeze ute? Navugaga abo ngabo bagenda basesera bitwaje ngo babuze akazi ariko kugira ngo bagire abo bayobya. Ntabwo urimo kunyumva. Ntabwo ari abanyamurenge bose navuze. Nabivuze mu kiganiro mwe mwavuze ngo navuze abanyamurenge, ntabwo navuze abanyamurenge muri rusange. Iyo umuntu arenze umwe bajya mu bwinshi baba abantu. Nabisobanuye ndavuga niyo tugiye kuvuga tukavuga ngo abarundi barashwe, tuvuga abarundi ntabwo tugiye gusobanura ngo aba ni abaCNDD-FDD n'ibiki. Ibyo ngibyo ni ibintu bishobora kuza mu gihe umuntu yabifatiye umwanya cyangwa se bya bintu ugasanga ngo nguvuze ngo muri rusange. Nageze no ndi mu kiganiro bavuga ntago ari mwese, ariko ababyisha inyuma bagomba kujya hanze. Ntabwo natutse ubwoko jewe, natutse ba bandi barimo basesera nk'abajura. None se umuntu aha yahita yongera akibaza ngo ese ibintu abantu barimo barandika haba mu makomenti twagiye dusoma, abantu bavuga ngo ibi twagiye tubibwira abanyamurenge mwarashukitse, ukaba ari wowe wenyine ubitangaje ko harimo inkingi twavuga ko zari zikomeye z'abanyamurenge arizo washize hanze. Ibi ntabwo bishobora kuba bifite isano na bariya abantu? Ngo inkingi zikomeye nta nkingi ruti yindi gukomera, inkingi zose ziba zikomeye ko ziba zifashe inzu. Iyi nkingi rero ahubwo yatangiye kubora, iyo nkingi uyigizayo ugashaka indi nkingi ishobora gusimbura iyo ngiyo. Ntabwo naringamije kwataka ngo mahoro, naringamije kwataka ngo Kibasumba, oya. Ahubwo Kibasumba yumvise ate, yemeye ate amagambo bagiye bamubwira akumva ko bishoboka. Nicyo ngicyo gihe navugaga. Urimo urarekodinga, urimo urakora ikiganiro, urimo urakora iki? Ndimo ndakora ikiganiro. Ibyo rero ni ukuzabifatira umwanya. Ubu ngubu ndi mu rugendo, ndimo ndagenda. Jewe ikiganiro nakoze nagira ngo nshyire hanze akagara karimo gasesera gashaka kwerekana ko abanoro barenganya baside. Ibyo nibyo nanze ko bizongera no kumvikana. Ntabwo bizanashoboka. Ntabwo babarenganya, barafatanije, ibintu byose bimeze neza. Abashatse guca munsi rero kugira ngo babateranye, abo ngabo nibo jewe ngomba kwataka nkabashyira hanze, namwe mwese mukabimenya. Rero nkawe nk'umuntu ukurikiranira hafi ikibazo ubona gikomeye, waruvuze ngo akagara kavuga ko n'ubundi abanyamurenge twirwaneho kuba muri kumwe bashukika. Uyu munsi wa none kuba wakoze inkuru uvuga bamwe mu nkingi zatwirwaneho, akagara rero warimo uvuga n'ubundi gasa naho kari kwishima ku babo. Ibyo urabona utazanye urwango rukomeye? Ahubwo umva ikintu cyabaye ahubwo utaruzi. Aka kagara nako iki kiganiro cyakubise akagara kurenza abo ngabo uvuga ngo bari mu buyobozi, kuko akagara kari kazi ibyo kakoze. None kuba nabishyize hanze tayari akagara kahombye karimo kararira masunzu masumbuko kenye gikaporara arimo araboroga ngo ndamushakaho iki, kubera ko imigambi ye yose nayishyize hanze. Nyamujareti mwakoranye ikiganiro mutukana cyane, nanone mwibasira akagara
ariko uyu munsi wa none akaba yaje mu rutonde rw'abantu nabo ushobora kuvuga bakorana n'Akagara. Utekereza ko byaba byaratewe n'iki? Tujya gukorana ibiganiro, namweretse umurongo n'iki byose, abo duhanganye nabo baduye n'iki, ndangije ndamubwira nuzara mu kurenza uyu murongo nzaguhana. Uwo murongo rero ntabwo yagombaga kuwurenga ngo abe ari kumwe n'igikundi kirimo gishaka kwerekana ukuntu ngo M23 ngo ibafata nabi. Ibyo nibyo nanze, niyo mpamvu nawe namubwiye ni iyarure vuba. None se kiriya kiganiro ukabona ko gishobora kumugarura cyangwa se gishobora kuba n'umundi ubwo natebuke azasaba imbabazi ati rwose n'iki byose aze noneho dukore na deba, ahubwo niba ari umunyamakuru cyangwa niba ibyo namubeshyeye, niba hari ibyo namubeshyeye naze dukore deba nk'umuntu nawe ufite ikinyamakuru. None se Bwana Magasha, hari abantu bari kwibaza ngo ese Magasha watangaje ibi bintu ni muntu ki? Yewe ndi muntu ki? Yes. Magashe ni umuntu wababajwe n'ubuhunzi, wababajwe n'uko abayeho kubera ibibazo by'amacakubiri yabaye mu Rwanda, bikatuviramo kuvukira mu buhungiro. Rero navutse mbabaye, mba umusirikare ndi umwana mutoya, mbabaye kubera ubuzima twari turimo. Rero aho mviriye mu gisirikare mbona intambara, noneho niza amagambo, kandi wabunze amagambo ndabazi, n'ingegera nk'izo zose mba ndimo mvuga, ndavuga ni ngomba gukomereza urugamba kuri social media ndwana n'abaduyi. Rero jewe ndwanya umuntu wese uzana ivangura iryo aribyo ryose, uzana ironda koko, uzana gucamo ibice abantu bafite gahunda nzima zihuje. Abo ngabo nibo nataka. Magashi rero jewe ndi umusirikare wabyigiye nkanabyigisha, ibyo mvuga mba mbizi, n'uwari we wese wamamagara nabisubiramo, n'igihe cyo cyose nabisubiramo. None se Bwana Magasha, hari abantu bari kwibaza, ndi umugabo uvuga ijambo yasubiramo. Hari abantu bari kwibaza ngo ese ibi byaba byavuzwe n'umuntu usanzwe cyangwa se hari abantu baba babigutumye kugira ngo ube wabishiramo ari uburyo bwo gusenya community y'abanyamurenge? Nta muntu jewe untuma, jewe nkora ibyo nitumye, nkora ibyo nabonye, nakoreye ubugenzuzi, nashunguye, nkamenya ngo ibi bintu birava he bikajya hehe. Kuri ibyo ndimo kuvuga buriya ni nko guca ku mayange, sibyo? Buriya mbirekuye neza nibwo mwabimenya ahubwo. None se nkawe nk'umuntu wabaye mu gisirikare, byenda uzi ibintu bya intelligence, gufata inkuru nk'iriya ukayishyira ku karubanda, ntabwo utekereza ko nk'abarwanashaka bakirimo bashaka uburyo batabara bishobora kuba byabaca intege, ndetse n'abari kuri tere kumva bamwe mu bo bakorana bari gushinjwa ubugambanyi ndetse babushinjwa ndetse n'abantu bari gukorana? Ntabwo ubona ko bizana umwuka mubi bikaba byaca intege abantu bari kuri tere ndetse n'abari hanze ya tere? Abantu bari gukorana abantu baritwaza ngo n'ubwoko ubu n'ubu, kumbe bo bafite izindi nyungu zabo zishingiye ku Kagara, sibyo? Ubwo rero icyo gihe iki kiganiro kigamije gutandukanya Kagara na Twirwaneho. Uri mu Kagara amenyekane, uri muri Twirwaneho amenyekane, bareke ibintu by'amagambo n'amatiku no guteranya. None se Bwana Magasha, uyu munsi wa none ubihagazeho ko BMC, Adela Kibasumba, Chizi, Socrate Busoka barimo bakorana n'Akagara? Icyo nakubwiye nuko Kibasumba yaje mu bintu atazi, byateguwe na Masunzu, bizanwa na BMC. Abangaba nibo barimo bagenda basesera bazana ingengabitekerezo ya Masunzu. None kuri ubu ntabwo namushyizemo. Ikibasumba ikosa yakoze nuko yemeye ibyo bamubwiye atanabigenza. Wamushizemo, wavuze ngo waje uje gushaka umwanya usize uteranije bene wanyu, ntabwo wabihakana ko utabivuze. Iby'amatora yanyu warabikurikiye? Ibyo narabikurikiranye, icyo ntabwo cyari ikibazo. Ikibazo uyu munsi abantu bari kwibaza bashobora kuba
bibaza ngo ese kuki uyu munsi wa none aribwo ugiye gutangaza iyo nkuru? itangaje nyine kuko ari cyo gihe cyayo kugira ngo n'undi wabitekerezaga ahurwe. None se kuri ubu kuba wari ufite ayo makuru, wavuze ko utari umunyamakuru usanzwe, ushobora kuba uba ufite amakuru menshi ahagije. Igihe wabonye hari elema zigaragaza ko bari kugambanira bagenzi babo, niki wabashe gukora kugira ngo bikumire mbere yuko ubashira ku karubanda? Yewe narabatangatanze ndabigisha ndababwira nibi bintu nta numuzabigeza mubireke. Naringize amezi hafi nk'abiri kuva mvuye Katogota, ibi bintu nabisizeyo. Ubibwira aba bayobozi bari hejuru yabo ntiyagira ikintu babikoraho? Nabimenyesheje inzego mbabwira amagambo n'ukubanga abangaba kubabwira ngo kanaka ari muri ibi nibi bibereye mu kazi no mu rugamba, ahari wenda ngira ngo anige babura n'umwanya wo kubikurikirana no kubivuga kuri. Hanyuma rero iby'amagambo byo narabiripotinze, amagambo mwuka mubi uri hariya wo gushaka gucama abantu ibiki. Hanyuma rero mbona cyanyeretse ko ntacyo babikozeho nuko havuyemo urupfu. None se wewe waba ushinzwe iki muri M23? Ni projet yewe nshinzwe gukurikirana projet za masumbu ku mwanzi w'ubwoko bw'abanyamurenge. Nico ushinzwe muri M23? Oya ntago ari cyo nshinzwe gutangaza inkuru zose zigamije kuzana amacakubiri. None se ko niyi nkuru haba mu Rwanda, haba muri Kongo, haba muri Afrika, haba mu Burundi, ikibazo cy'amacakubiri yewe nicyo ntindaho cyane kuko cyangizeho ingaruka. None se ko iyi nkuru nayo hari abantu benshi bari kugushinja ko wazanye umwuka mubi mu bwoko, ibyo urabivuga iki? Nta mwuka mubi abavuga ko nazanye umwuka mubi ni babandi badashaka ko ibibazo bikemuka. Oya, impamvu babivuga nuko ntabwo byari bikwiriye kugira ngo uyu munsi wa none. Nta kintu kidakwiriye, ibintu bigomba kujya hanze abantu bakabimenya bagahanana, mwebwe mugahanana kuko nta no kubahana, nta n'undi muntu wabahana ngo bikunde, ariko mujye mu miryango muhanane mubabwire muti umurongo n'uyu. Wowe sinzi niba uri mu Kagara, sinzi niba uri muri Twirwaneho, nawe ubwawe sinzi ngo wowe ubundi mu ruhande wowe urimo kumbaza ubundi. Ngewe ndi kukubaza nk'umunyamakuru, nta ruhande. Wowe mbwira ushyigikiye Kagara cyangwa ushyigikiye nta ruhande ngewe ndi kubariza kugira ngo abantu babashe kuva mu rujijo, abantu bashobora kwibaza ngo ese uyu munsi ababyeyi bari kugwa ku misozi, ariko ntabwo ari byo biri gushigwa imbere, hakaba hagiye gushigwa amategeko. Rero ndimo ndamagana barimo kubashinyagurira basubiranamo, kandi abana barimo kugwa ku musozi. Ndimo ndamagana barimo kubashinyagurira bazana amacakubiri. Naho rero abantu bashingira bavuga ko nawe ushobora kuba uri gutiza umurindi. Uyu munsi hariho intambara ziri kuba, n'ubu turi kuvugana hari aho barimo kurwanira ruguru muri Kongo mu misozi. Ntekereza ko ababyeyi kugeza n'isaha hari babuze n'umunyu kumva ngo abana babo bamwe bari batezeho icyizere ngo ugiye kubashinja kuba bari gukorana n'ubwoko, yenda tutabibasobanuriye ngo babyumve, bishobora kuzana umwuka mubi. Niyo mpamvu ndimo ndakubaza. Tugomba kubibasobanurira nyine bakamenya. Hari abantu baza kudukurikirana mu kiganiro kugira ngo ubashe kubakura mu rujijo. Wowe urabizi neza ko mu bwoko bw'abanyamurenge hari abavutsemo bitwa Kagara bagamije gutandukanya Twirwaneho nayo 23. Urabizi neza ubundi? Niba ubizi rero ngewe ibyo ngibyo nibyo ndimo nshaka kugira ngo bitazaba. Ariko twebwe ngewe mubo narinzi, ntabwo narinzi Socrate BMC yakoze ubuvugizi cyane ashaka uburyo abantu bakwirwanaho, haba Kizi yabukoreye he ubwo buvugizi bitakwira yaba muri Kenya. Waramubonye yagiye gusura bitakwira. Ngewe niboneye Kizi BMC twaribonaniye, n'abantu bakoze ubukangurambaga. Warababonye bari Kinshasa? No, nababonye muri Nairobi n'ahandi hatandukanye bagenda bakora ubukangurambaga. Urabazi bari Kinshasa se? Bari mu Kinshasa ntabwo mazi. Jewe rero urumva ko mbikurusha, wowe ntabwo bazi bari Kinshasa, babonana na babitakwira na kope n'ibyo bakorana na Masunzu, wowe ntabwo ubizi rero, wowe tuzi. Nyine ndakubaza kugira ngo benshi babashe gusobanuka ibyo byaba byarabaye ryari. Uzababaze nabo barahari cyangwa bajye ku mavideo barebe n'abagarasi bigarasha.
ibiganiro bagiye bakora kwa BMC n'ibiki byose uzabikurikire nawe. None se Bwana Magashi, iriya mu misozi mu Minembwe hariho intambara, hari ababyeyi bavuga ko kugeza iyi saha bari mu buzima bukakaye, ndetse byagiye binagarukaho kuri social media bivuga ko hafashwe Bukavu, hafatwa Goma, kuba ibo bakiri batarabona ubutabazi buhagije. Ibyo byaba biterwa n'iki? Byaba ari byo byaba byazanye uwo mwuka mubi? Ayo niyo matiku rero bagiye bazana rero ubwo ngubwo urimo urabizana kandi nawe. Ntabwo mbye mbizana, nibyo wagiye uvuga mu kiganiro cyawe. Yego reka mbiguhe neza kuko ubizanye. Niwe wabivuze, ntabwo mbizanye. Babonye ngo bamaze gucungura iwabo ngo none ngo Buvira ngo baze ngo kuyifata. Ibyo wabivuze mu kiganiro, wabivuze mu kiganiro koko ibyo, ariko ntabwo watanze claire umuco. None se urumva bo aho kugira ngo bakurikirane politiki uko irimo kugenda, ibibazo bihari byo guhagarika imirwano n'ibiki, bo nyine bahita bumva ko bariya ngo bananiwe gutabara bariya bene wabo. Ubu nawe nakubaza nti M23 mbere yuko igera Goma iri hari hejuru mu misozi ya za Sake yahamaze igihe kingana iki nibo byibuka neza? Wansubiza icyo kibazo? Yahamaze igihe kirekire. Hanyuma kubera iki n'ubu ngubu igihe kirekire wamenya bari muri strategy ze ku buryo wajya gusakuza hariya wereka abantu bene wanyu ngo banzi ngo gutabara ngo bene wanyu, wabushingiye kuki? Nukuvuga ngo rero iyo niyo myuka mibi mba ndimo nirukana. Kuza nango urabona ngo mwe mwafashe iwanyu ngo none mwanze kudufasha ngo gufata iwacu, ibintu nk'ibyo by'ibigambo bitameshe. Ibyo nibyo mba nshaka ko bitagomba kuza. Niba babibaza bagenda babaza abo bantu bakuru, ese gahunda hari niyihe? Babwira bati ni imishyikirano turimo, cyangwa se hari ibikoresho dutegereje kugira ngo dufate Buvira, cyangwa se Buvira wenda hari abasirikare benshi turimo turashaka abasirikare kugira ngo tuyifate. Bahabwa ibisobanuro kugira ngo bagende bajujura bagenda bongorerana ari byo bizana amacakubiri. Ibyo rero nibyo nashaka kumva. None se Bwana Magashi, jambo wakoresheje ngo agomba kwica, umunyamakuru agomba gukoresha iyo langage, ugomba gutanga itegeko? Hari jambo wakoreshejwe ngo nawe ni umwicanya agomba kwicwa, uvuga kuri nabivuze mu buryo bujyanye, nabivuze wowe ntago wabaye muri Strago umusivile, ariko muri Strago ufashe imbunda ukarasa, muri Strago ufashe imbunda ukarasa mugenzi wawe mwafatanya ku rugamba, ubundi nawe ugomba gupfa muri Strago. Ariko nk'umuntu ugukurikirana uri umusivile nkanjye waruvuze mu gihe twakumva uri kumusabira kwicwa, abantu bagira ubwoba ko koko ashobora no kwicwa. Kwicwa bwo ntago bakwica, bara ntago bica. None se kuri ubu yaba ari he? Ubu ngubu se ari mu iperereza. Yaba arafunzwe, yaba bibere? Ari mu iperereza. Iperereza ubwo umuntu yari mu iperereza abafunzwe, nicyo ushaka kuvuga? Yewe nzi ko ari mu iperereza ryo kubafunze cyangwa ari mu iperereza. Ikibanza cyo nuko barimo umukora iperereza. None se kuba watangaje inkuru akiri mu iperereza, icyaha kitaramufata yuko yaba yishe uwo muntu, byaba ntago dutangaza inkuru kubera ko umuntu yafashwe n'icyaha, ahubwo umuntu akigera aho agomba kubarizwa icyo gihe inkuru itangira gutangazwa. Igihe se iperereza rishobora kugaragaza ko ibyo umushinja atari ukuri kandi warangije kumukwiza isi yose ko ari umwicanyi, ubwo byaba bivuze iki? Icyo gihe anye nzabibazwa. Ubwo urabyemera ko watangaje inkuru mu gihe kitari nyacyo, kuba uvuze ngo icyo gihe uzabibazwa? Yewe natangaje inkuru mu gihe nyacyo. None se waba wemera ngo uzabibazwa? Ni ukuvuga ngo watangaje inkuru uvuga se ngo none se wowe urabizi, ubwo nyine wowe nose urumva nagusubiza iki wumbajije? Ikindi umuntu ashobora kwibaza, kurasa abasirikare cyangwa se umuntu ufite imbunda kuba nta mwanya mfite ndi mu kazi. Nyemerera nkubaze ikibazo cya nyuma kimwe. Ndi mu kazi. Okay.
uyu rero mwumva ni Bwana Magasha ku nkuru yaraye ashize hanze, inkuru yababaje benshi barimo kwibaza impamvu nyamukuru uyu mugabo yaba yashize hanze iyi nkuru. N'ikigenderewe ni ibintu kirimo urujijo rwinshi, ariyo mpamvu twari tumuhamagaye kugira ngo tubashe kuba twagira ibibazo twamwibariza ku bijyanye n'inkuru yashize hanze. Kuri microphone yari Andrew Lance, the voice of Umulenge, impirimbanyi y'amahoro.